ariko nk'ubu ngubu kweri ko wagiye uterana inshuro nyinshi mu rusengero, wigeze wumva sindimo gukritika cyangwa gute, ariko ndashaka kukubaza wowe ko experience yawe, wigeze wumva ahantu bigisha iryo jambo muri Yakobo wa mbere 27 bakaryigisha guhera ku 26 bakaryigisha? Urabisuzugura kuko ufite ibirenzeho, ariko we ntagaruko biba bimeze. Ababona ko ari umugisha agiriwe. Ngewe ninjira muri gereza ku Kibuye bwa mbere, reka mbabwire gatoya gusa ko nzatanga ubuhamya. Joni muza bavandimwe hano kuri dusangire urukundo, dusangire ubumenyi, dusangire urukundo, dusangire ubumenyi. Abavandimwe badusangire nidanangaha, ndabasaba kuri subscribe no ukanda kukazogera. Nanjye narabikoze nkora subscribe. Muraho neza. Karibu rero hanga, reka tubanze dushimire kwanza uriya mwana Dani ku muryawe. Dani warakoze cyane, umwana Dani ni umuhanga, yadukoreye ako karirimbo keza gatangira dusangire, kandi nimushaka kumushyigikira n'ukuri mwareba kuri YouTube ye yitwa Dani with Guitar, mukamubona mukamushyigikira. So tubaye karibu. Uyu munsi turavuga ku ijambo rikomeye cyane, imitima yacu iyo ryumvishe igira ubwoba, rimwe na rimwe tugatekereza yuko ko atari ibyacu ni by'abandi. Iryo jambo narindi niryo ryazanye Yesu muri iyi si, n'urukundo. Ariko banza wibwire abantu bakurikira dusangire. Nongeye kubaramutsa abakunzi badusangire. Amazina yanjye ni Gloria, abandi madamu wa Costa. Nkuko bivuze rero twaba tugiye kuganira ku kintu bita urukundo, ari narwo rwazanye Kristo umwami wacu akajya ku musaraba. Mbere yuko ngira icyo mvuga, reka turebe icyo Bibiliya ivuga kuko niyo ifite ibisobanuro bifatika kandi byatanzwe n'umwami ubwe. Twareba muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 7 no kumanuka, aravuga ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Ukunda yabyawe n'Imana. Tubyumve neza hari ukunda yabyawe n'Imana. Nkomeza. Yego. Wenda ntiriwe nkomeza aho ngaho birumvikana. Byo kuvuga rero ngo urukundo ni impano. Mvuze ngo yes ni impano ya buri wese. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana. Kandi ngo udakunda ngo ntabwo azi Imana kuko Imana ni urukundo. Twese Imana yaturemanye urukundo. Ahubwo ngira ngo bamwe twumva ko rutarimo, cyangwa se umwanzi akatubishya ko rutarimo, ariko urukundo ni ikintu Imana yaturemanye. Twese rero turarufite, ahubwo bamwe bararukoresha abandi ntibarukoresha, ariko urukundo rurahari kuri buri wese. Niko navuga. Nuko bimeze ni nacyo ikintu njya nemerana nacyo cyane, kuko mbabwiza ukuri twebwe twagiye mu bintu bikomeye cyane, twagiye tubona urukundo rw'Imana kandi tukarubona mu bantu, biciye mu bantu. Ari abavuga ngo umuntu ukunda yabyawe n'Imana. Numvaga yuko tujye twicara buri umuntu akajya yibaza ngo ndakunda, nimba ntakunda no kuvuga ko ntabwo nabyawe n'Imana. Ubwo rero mu buzima bwacu hari ukuntu tugenda twebwe twenyine twikalifiya, twiha imyanya y'ubuzima tutabizi, ugasanga twishiraho ahantu Imana itadushezeho. Nukuvuga ko nimba tudatanga urukundo, nuko aho kanya tuba twishizeho nk'abantu tutabyawe n'Imana. Ni ibintu byumvikana cyane. Hari n'ahandi ahantu bavuga ngo ufite urukundo aba afite Imana, byose birumwanyana n'ibingibi. Bakavuga rero udafite urukundo ntabwo afite Imana. Iyo bintu ndumva ari amagambo akomeye cyane. Ngewe ninjira muri gereza ku Kibuye bwa mbere, reka mbabwire gatoya gusa ko nzatanga ubuhamya. Ninjiramo hari umugabo, hari nijoro ahantu bagenye kuryama, nzaba bibasobanurira. Hari umugabo wanzaniye amata n'imyumbati. Nari nshonje, maze amasaha 36 mfungiwe muri kasho
ntararya, anzanira amata n'imyumbati. Uwo mugabo ntabwo ajya mva mu mutwe ku rukundo yangaragarije, kandi murabizi neza yuko hari ahantu winjira ukaba uri umushyashya ukumva yuko ko ahantu ni mu yindi si ninjiyemo, ariko Imana iba ifite abantu. Ahubwo ukuntu njya niyumvishamo ni uko tugomba nko kwatsa buto, nka kwa kundi ucana itara nijoro ry'amashanyarazi ukazamura hejuru kugira ngo urumuri ruze, ni ukuvuga ko amashanyarazi aba ahari. Nayo ngaho nakwita urukundo. Hanyuma rero twebwe icyo Imana idusaba ni gukashira kuriya urukundo rugatangira gukora. Ndumva ari uko mbyumva, urabyumva gute? Nibyo, hari igihe twumva yuko umuntu akibeshya yuko nta rukundo afite, cyangwa se ntago ruraza, wenda ruzaza, ariko urukundo ruba ruhari. Kandi umuntu utuma rusinzira niba ari umuntu, navuga turabizi, n'umwanzi. Umwanzi niwe utuma urukundo Imana yaturemanye rusinzira. Iyo ubimenye rero uratangira kubiharanira, guharanira kurubamo, guharanira kurwishakamo kuko ruba rurimo, no kurushyira mu bikorwa. Nuko navuga kuko urukundo rwo ruba ruhari, ruba ruhari igihe cyose kuko Imana yaruturemanye. Ahubwo tukunda guhitamo kujonjora abo turuha n'abo tutaruha. Nibyo kamere y'umwana w'umuntu, kumva ko hari abagomba kuruha, akaba n'abandi ugomba kurwima, ukabagira bukunda, ukagira abo wanga, ukumva ko nuko ubuzima bugomba kugenda, kubera ko Satani nuko yabigenje nyine. Ni uko nguko twumvisha ko ari bwo buzima tugomba kubamo. Ako kantu uzanye ko gukunda ngo bamwe cyangwa abandi nako tuzaganiraho, kuko habaho impaka nyinshi yo kuvuga ngo, ugasanga umuntu avuga ngo njye ndakunda ndihira abana ba murumuna wanjye cyangwa ba marume cyangwa ba mukuru wanjye mbarihira Minerval, akumva yuko ko yatanze urukundo ruragije. Kandi aho ngaho ari ibintu tuza kwibazaho cyane, tuzabibaganira ubutaha twumve icyo Yesu yabivuzeho, kuko afite ikintu yavuze kuri ibyo ngibyo. Bavandimwe, reka tubakangurire mujye mufata umwanya mwige ubuzima bwa Yesu. Ni musome iriya Bibiliya cyane cyane muri Matayo, musome cyane cyane hariya ubuzima bwa Yesu, cyane cyane mu nyigisho ye nyuma yo kubatizwa kugezaho apfira abambaho umusaraba. Aho ngaho tuwasomye neza turaza kumva icyo tubwira cyane cyane ku buzima bwacu. Noneho ku rukundo ngira ngo wasobanuye neza uhereye kuri iryo jambo. Kubera iki amadini tujyamo, kubera iki batigisha urukundo, kubera iki batabwira abantu mukundane? Hanyuma rero banabasobanurire ukuntu Bibiliya ivuga ko dukundana, kuko bigaragara sari ahantu Bibiliya ivuga uburyo idini nyakuri rikunda. Yes, aho hantu harahari, reka tubasome. Ni muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27, cyangwa se duhere ku murongo wa 26. Haravuga ngo umuntu nibwira ko ari umunyadini ntagenge ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Akavuga ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri ngiri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda gutanduzwa n'iby'isi. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda gutanduzwa n'iby'isi. Ariko nk'ubu ngubu kweri ko wagiye uterana inshuro nyinshi mu rusengero, ugeze wumva sindimo gukritika cyangwa gute, ariko ndashaka kububaza wowe ko experience yawe, ugeze wumva ahantu bigisha iryo jambo muri Yakobo wa mbere 27 bakaryigisha, guhera ku 26 bakaryigisha, ugeze ubyumva? Naba mbeshye mvuze ko nabyumvise. Mu by'ukuri ni ijambo ridakunze kwigishwa mu matorero yacu, cyangwa amadini yacu, ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana rirabisobanura neza. Idini ry'ukuri ni irihe? Idini ry'ukuri ni ryo ryita kuri abo bantu babaye imfubyi n'abapfakazi. Tuzi ko Imana ikunda cyane imfubyi n'abapfakazi kandi zitaho. Uwemeye kuba ibirenge byayo cyangwa akemera kuba ibiganza byayo mu kwita kuri abo bantu,
aba ari mu by'ukuri umuntu ufite idini ry'ukuri nk'uko ijambo ribivuga. So urwo ni urukundo rero mu yindi forme wenda badakoresheje ijambo urukundo, ariko ni urukundo, ni idini rirangwa n'urukundo rw'ukuri nk'uko umwami wacu Yesu yatuyoboye. Icyo idini ry'ukuri ari ryo ko rwa rukundo yaduhaye tugomba kurushyira mu bikorwa twita ku bantu bababaye. Ubwo rero murabyumva neza ko n'ibintu twese tugomba kujya dutekerezaho, nubwo utatekereza ko bari kwigisha, ariko nawe ugomba kujya witekerezaho ukavuga ngo ubundi idini njyamo irabikora, ese niki kintu ngewe nshobora gukora ku ruhande rwanjye? Kuko akenshi umuntu ni ukureba ukuntu yubaka ubumwe n'Imana ye, kuko Bibiliya irabivuga neza. Impamvu batatu bigisha, ngewe uriya jambo bavuzemo yo kwitwa umunyedini, hajya niwe wavuze ngo niwita umunyedini. Umunyedini turabizi icyo bisobanura. Urajya ku cyumweru ukageraho utakerewe, ukavayo igihe amateraniro arangiriye, twamara kuva aho ngaho bikarangira aho ngaho, tukamenya yuko tuzasubirayo kandi ku cyumweru. Habaho iminsi mikuru yo ku rusengero, nkaba ndi wa mbere ngiye gufasha. Habaho gutangaza amakuru yuko ko ari w'igiterane, nkaba ndi wa mbere ujya kubikora, nkakora imirimo itandukanye mu rusengero. Ariko iyo hajeho iyi ngiyi isomo, akenshi turaryirengagiza. Ubwo rero numvaga yuko ko tuzagenda tuganira aha ngaha ku bintu bigendana n'urukundo. Ariho n'abantu benshi batwemereye ko bazaduha ubuhamya ku bintu byo gusangiza abana n'urukundo. Nkunda kuvuga iwacu mbona yuko ko Imana kabisa ntacyo tuzavuga. Izo kategori z'abantu turazifite. Abantu bari mu mazu y'imbohe, imfubyi n'abapfakazi, mu bitaro. Tujya twumva ngo umuntu yafatiriwe mu bitaro kubera kutishura. Ukibaza ariho itorero hariya, bica muri radiyo, hariho umupasiteri, hariho abavuga butumwa. Umupasiteri ntabwo aza kuvuga ngo twumvishe muri bitaro harimo ikibazo iki n'iki, reka dukore umusanzu tujye gufasha uwo muntu. Cyangwa ari imfubyi, naciye aha ngaha mbona imeze nabi, reka dukore ikigega uyu munsi duteneye amafaranga dufashe iriya mfubyi. Tuba dufite abo bantu bose. Niyo mpamvu navuze yuko nubwo utuye muri quartier nziza, genda kilometero kimwe aho ngaho urebe. Reka kubera ko ari ibintu tuzavuga hanga ko dusengera ku bintu bigendana n'urukundo, wasoza ubwira gute abantu hanga? Nasoza mvuga gutya ni gukorera Imana cyangwa se gutanga urukundo ku bantu barukeneye, abantu bababaye, ntago bisaba ko ubutunzi bya mirenge, ahubwo bisaba ko ufite uwo mutima. Ushobora no guteka ibiryo ugashyira mu isororo ukajya kwa muganga ugahereza umuntu udafite ibyo kurya. Ibyo ngibyo ntabwo byakubuza kubaho mu by'ukuri. Ari umumama naguciye mu ijambo, ari umumama wabikoze, mama ari mu bitaro. Mama ari mu bitaro ameze nabi, arabikora. Yabikora rimwe ndi umwana mutoya, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ajya mva mu mutwe kubera igikorwa gitoya gusa. Yagiye ahantu mama ameze nabi na mushiki wanjye barwaye, aramusura. Ntabwo ari umuntu bari bamenyeranye cyangwa iki, ariko icyo kintu cy'urukundo rwamujemo, Imana imukoreramo, arabikora. Icyo cyonyine ukumva yuko ari ikintu kinejeje. N'ubu ngubu turamushimira cyane, Imana imumugisha. Mumbabarire kubaca mu ijambo. Nta kibazo. Navugaga yuko gutanga urukundo cyangwa se kugirira neza abantu bababaye ari nako kwibikira ubutunzi mu ijuru, aho imiswa n'ingese bitagera. Ntabwo bisaba ko ubutunzi bya mirenge. Wenda mushobora kumva tuvuga ibigi mukavuga ngo bari muri Amerika bafite amadolari. Oya, ntabwo ari uko bimeze rwose. Guteka isorori y'ibiryo ukashyira umuntu mu bitaro, warangiza ukigarukira, ntabwo ari uvuga ngo utunzi bya mirenge, ahubwo ufite umutima w'urukundo, ushaka gukorera Imana. Umuturanyi wawe ufite uzi neza yuko arya rimwe ku munsi cyangwa se arya rimwe mu minsi 2, ushobora kumufasha uko ubishoboye. Cyangwa uzi ko yambaye ubusa, uzi ko abana be bambaye ubusa, uzi ibibazo tuba tubizi mu by'ukuri uretse kubyirengagiza. Akantu gato washoborzwa ukagakorera umuntu, ntabwo azakugaya ngo ntiwampaye ibya mirenge, ahubwo azashima Imana nawe gusabira umugisha, kubera ko anako gato wita gatoya we ntabwo gafite. We kuri we ni ikintu kinini cyane, ariho kavuga ngo kose koko ngo nafata. Hari n'abantu bafite imyenda bambaye, ariko kubera ko bafite myinshi cyane, ukambara umwenda rimwe cyangwa rimwe na rimwe ukanawugura ntuwibuke, ukabaho ngaho. Kandi akaba ari abaturanyi bacu bambaye ubusa,
ukavuga ngo use nta mwenda nambaye yabifata gute, uzamuganirize umubaze cyangwa se uzawumuhe urebe ko ajugunya. Hari ukuntu twirimita ukumva yuko ibyo wita ubusa kuri wowe na mugenzi wawe wenda ari bubisuzugure nk'ukuntu wowe bisuzugura. Urabisuzugura kuko ufite ibirenzeho, ariko we ntabwo ari uko biba bimeze. Ababona ko ari umugisha agiriwe ko abonye akantu atari afite atashoboye no kwiha. Nuko rero murakoze, tuguriza Imana, apana kuguriza Imana, tuhiye ideni, nimba ariko nabivuga niho kuguriza. Tuhiye ideni Imana nk'ukuntu bivugwa mu migani. Ufasha umukene abarimo kubwira Imana, Imana ngo ideni ngushize mu ideni. So tubikore kuko niyo yabidusabye kandi ni ibintu byoroshye cyane. Murakoze cyane kuri Dusangire. Murebe n'aya mavideo arangaha, muklike no kuri aka kantu hano, mukore subscribe. Hanyuma rero dukomeze tubumwe, tuzakomeza dusangire, muduhe ibitekerezo n'abantu batubwiye ko bazaduha ubuhamya. Muratwihanganira, tuzashaka umwanya mwiza kugira ngo tubikore neza nitumara kumenya ikoranabuhanga neza uko rikora. Uwiteka abarinde. Murakoze cyane. Murakoze.